Kurambagiza rero byarangoye cyane, byarangoye kuko ubu mumbonye narabyibushye. Imana yakoze ibitangaza, ndabekeshere wanjye yakoze imirimo. Imana yakoze ibitangaza. Nari mutoya, akagakara karakeye kubera Imana, karakeye kubera Imana. Nari muto cyane, hanyuma najya kurambagiza umukobwa, akambwa atari ko ndakubaza ubu ngubu nkujyanye iwacu, bavuga ko ari umukwe nzanye, bavuga ko ari kinzanye. Bakunzi ba Victory House TV, tubanje kubasuhuza tuyifuriza amahoro y'Imana. Nkuko twabibasezanije rero mu murimo wacu w'ivuga butumwa, uko mibona uyu munsi twasuye uyu muryango. Mwakwibaza byinshi murebye uyu muryango, ariko nagira mbabwire ngo mushonje muhishiwe. Tugiye gutangira rero dusenga Imana kugira ngo dutangire kino kiganiro. Twagira ngo dusabe uyu mubyende w'inyegereye, nubwo ntaramumenya neza, ariko nabanza dusengere nta kibazo. Imana data twese uri mu ijuru, Imana igira neza, Imana ifite ubutware, Imana ishobora byose, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye ko kano kanya wemeye kukaba icyubahiro n'ikibi cyawe. Nuko tukuragije gahunda zose ziri bubera ahantu, abari gukomeza kuziyobora, tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen. Imana ihumugisha cyane. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, twagira ngo tubasabe mbere yuko mumva ikiganiro, banza ujye hasi ahantu handitse akantu k'umutuku, ukore subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byose tudushyiraho. Ako kawa ni ingenzi cyane kandi urabuduteye inkunga ikomeye cyane. Murakoze cyane kuba mubikoze. Twasi rero uyu muryango ugizwe, ndabona hano hari umugabo n'umugore, nimba hari abana ntago ndabimenya, buriya turi bumenye mu kanya. Nagira ngo rero mbasabe batangire batwibwira mbere yuko twinjira mu kiganiro. Murakoze cyane. Murakoze. Amazina nitwa Nsabimana Emmanuel, ku izina ry'icyubahiro cyangwa ry'ububyeyi bakanyita Papa Teta, ariko abantu benshi banzi ku izina rya Gapolice. Hanyuma rero aha ni mu rugo, uyu ni umufasha wanjye, reka muhe umwanya namwe abibwire. Nanjye nitwa Tuyiringire Sandrine, ku izina ry'Imana nk'uko yababwiye ni Mama Teta. Ndumva ari ibyo. Murakoze cyane. Ngize ikibazo hano mu buryo mutwibwiye, ese muri abakristo? Se nimba muri abakristo musengera iki kintu mwakibagiwe ntago nakimenye. Murakoze cyane, turi abakristo dusengera muri ADPR Paroisse Batsinda, kuri ADPR aho ngaho Batsinda ndi umudiyakoni, hanyuma umufasha wanjye nawe ni umuririmbyi, yababwira korali aririmbamo. Ndirimba muri korali abatoranijwe. Imana ibaho umugisha cyane. Reka dutangire ikiganiro cyacu, twinjire mu kiganiro. Bakunzi ba Victory House TV, mwabyumviye namwe, uyu ni umuryango, mubona ukuntu bicaye, mubona ukuntu barebana kana ko mu jisho, biragaragara ko bakundana cyane, muri kubibona. Ariko mu kanya bari butubwire ibanga bakoresha kugira ngo bakundane. Turi kumva amakuru, ingo zo hanze ziri gusenyuka nyinshi cyane, ariko tukinjira hano twasanze bitana sheri, ishushu, nabyibajeho cyane, ndabona nirihe banga bakoresha. Ariko ibyo barabitubwira mu kanya, cyangwa niyo bamanza bakabitubwira mbere ko twinjira mu kiganiro. Nirihe banga mukoresha ko tuzi ko ingo nyinshi hano hanze ni mu miguruko, birwo barwana, bahukana, ibintu byaradogeye, amadivorce atandukanye. Nirihe banga mukoresha ko tubona bye byose ntago mwashakanye ejo hashize, mumaranye iminsi? Nirihe banga noneho mukoresha kugira ngo muhoreshe sheri, ishushu mubifite? Mwabwira abakunzi ba Victory House TV ibanga mukoresha kugira ngo nabo barikoreshe ingo zabo zikomere. Murakoze cyane. Ibanga dukoresha, twe turakundana. Uyu mudamu wanjye namushatse mukeneye, narababaye cyane, kandi nawe mu buhamya yagiye ambwira ko yababaye. Hanyuma rero turebye hirya no hino tubona nta muntu wadufasha, turavuga ngo ubwacu tugomba kwikundanira, tukifasha ubwacu, tukazazamuka kugera ku ntego twiyemeje. Nta rindi banga rero nyamukuru uretse ko mbese gahunda zose nitwe tubiganiraho, tukarinda umwiryane, kandi nikosa ryabonetse tugasabana imbabazi, tugakomeza, ubuzima burakomeje. Ndakeka hari na madamu yake yakongera, ndabona ameze nk'ufite ikintu yakongeraho, sinzi ijambo ni ryanyu.
ubundi cya mbere mu kubaka urugo ni ukwihanganirana no guca bugufi, ibyo bintu byose ujye ubishobora. Kandi ikindi kintu cya mbere nagiye mbona, iyo unyuzwe n'ukuri bituma ushobora kubaka urugo nta wundi muntu ubyigiyeho, ubwawe ukagenda wifatira imyanzuro gutyo na gutyo, birashoboka. aha muri kubyumva abakunzi ba Victory TV bari kutubwira ngo iyo unyuzwe n'ukuri, bishatse kuvuga ko hari abatanyurwa n'uko bari. Ikindi batubwira ngo hari n'intego ngo bafite ngo intego biyemeje bashaka kuzageraho. Mu kanya rero tubwire iyo ntego, muri muyitubwiye mu kanya, ariko reka wenda tube dukate aho ngaho, ikiganiro ni kirekire. Reka dutangire twinjire mu kiganiro. Utubwiye ko witwa Gapolice, ariko turashaka ko utubwira inzira yawe y'agakiza. Utubwiye ko ukijijwe, yego, tugira ngo tubwire urugendo rwawe rw'agakiza mbere y'uko wakira agakiza. Uratubwira mbere y'uko wakira agakiza umaze no kukakira, utubwire urugendo rurimo aho ngaho uko bimeze, ese n'irihe tandukaniro riri hagati ukiri umupagane umaze no kwakira agakiza. Usangiza abakunzi ba Victory House TV urwo rugendo. Murakoze cyane, wakwegera mikrofone. urakoze. Ntarakizwa narendushye cyane, narendushye kuko nabayeho ndi imfubyi kubera ibyabaye. Binsiga mbaye imfubyi, rero nsigarana na mama gusa. Igihe kigeze biba ngombwa ko mama ajya kwishakira umugabo, ajya kunshakana muri urwo rugo. Mpagera rero ntibanyemera nk'umwana wabo, ahubwo banyandika nk'umwana wazanywe muri urwo rugo. Igihe kigeze rero muri rwa rugo ntabwo nahabaye neza, byabaye ngombwa ko njya gushakisha ubuzima nkiri umwana. Njya ahantu gusaba akazi ko kuragira inka, nkaragira inka zigera muri 4, bakajya banyiteye 5. Ntabwo ari ubuzima butoroshye, kuko urabona indeshyo mfite ahangaha, n'icyo gihe nari ndi hasi cyane bigayitse rwose. Hanyuma mu bwo buzima ntabwo nagize ubuzima bwiza, nabayeho mu ishyamba ndagira inka hafi imyaka igera muri 3, ariko nza kugira amahirwe, umuntu umwe arandeba arankunda, arambwira ati ariko ubwo buzima wazabuvamo gute? Ndavuga nti niwo wabimfashamo. Anzana mw'uyu mujyi, angejeje mw'uyu mujyi. Naje mw'uyu mujyi ambwira ko agiye kunshakira imibereho, ariko tugeze mu mujyi ntibyakunda, ahubwo akajya nkoresha imirimo itari myiza yo kumubera mu rugo, singira icyo ninjiza, mbona ubuzima burangoye. Igihe kimwe rero naje kubiganiriza umuntu, ariko njye ntabwo negeze mbona umwanya kwivuruguta mu byaha, kubera yuko murabizi iyo umuntu ari mu buzima bugoye ntabwo bimworohera kujya mu byaha. Naje kuganiriza umuntu, mubwira kuntu mbayeho, kuntu merewe. Arambwira ati rero nta yindi nzira uretse kuba wasenga Imana, Imana ikakurengera. Ubwo rero aza kungira inama, nza kwigira igice, ndabatizwa, njya mu nzira y'agakiza. Ngeze mu nzira y'agakiza niho nabonye ntangiye kuba umuntu, kuko nyuma nkiri mu ubwo buzima nta myenda nagiraga, nahoraga mu ipantaro imwe nkayifura nijoro, nkongera nkayambara mu gitondo, ndushye cyane. Ariko ngeze mu gakiza, amaze kubatizwa, niho natangiye kujya mbona ubuzima buhinduka. Noneho nkabasha kwigisha ijambo ry'Imana, abantu bakankunda, muri kwa kundi kunkunda, bakambwira ati wa mwana uko twakwikundiye waje ukibera iwacu. Akanjyana iyo nkibera iwe, kuko ankunze uko nsenga. Nibyo nashishikariza n'abantu baduteze amatwi, umuntu wese usenga ntabwo azahomba. Umuntu usenga ntabwo azahomba. Amen. Mu gusenga kwanjye rero niho nagiye nzamukira. N'ubu n'akazi mfite bakampaye kubera kuntu babonye nitwara neza kandi nkunda no gusenga. N'ubu kandi cyabikunda. Ubwo mu nzira y'agakiza ntabone byinshi bimubashije kubona hano, nuko nta kazi gahenze ngira, ni akazi gaciriritse, ariko Imana iranshoboza, tukagenda tuzamuka buhoro buhoro. Uratubwiye ngo ibintu byose ibanga no gusenga. Ese abantu badasubizwa bakiri hasi nuko badasenga? Ndagiye ngo dusobanure aho hantu, ntago ndi kubyumva neza. Urakoze cyane. Burya Imana ikorera igihe, kandi isezerano ry'Imana riratinda ariko ntabwo rihera. Ngewe narasengaga Imana ikambwira ngo izangirira neza, mwaka wa mbere wa kabiri ugashira, nkavuga nti ariko Mana uzangirira neza ryari bigenze gute? Ariko nubwo byatinda, ndagira ngo mbwira umuntu waba uduteze amatwi cyangwa wazatureba, yihangane nubwo ibye byatinda, ariko Imana yacu irakora. No kuba nicaye gutya, nicaye mu bisubizo by'Imana. Haleluya. Muri kubyumva neza, ibanga no gusenga. Nubwo warasenze ibyawe ntibisubizwe,
ariko komeza urindire. Barakomeza batubwire urugendo, ntago baragera ku ntego ndi gushaka neza. Aho nshaka bajya ntago barahagera. Ndakeka mukomeza ntago ndagira aho nshaka neza. Uze no kudwa n'itandukaniro rya mbere uko wari umeze urabizi. Ufitwe ko waragiraga inka bakakwita inka ya gatanu. Ese waje kuva ukuntu wavuye ngo ntago atubwiye neza ukuntu wavuye mu nka, ese gutangira gusubizwa byaje hashize ikingana cy'umaze igihe kingana cy'umugakiza. Ndege muduhe ntuza neza kugira ngo abakunzi ba Victory House TV babyumve neza. Mva mu nka no umuvandimwe aruvuye i Kigali asanzeyo aho mu cyaro iwacu, arebye ukuntu meze yumva agize impuhwe, aravuga ngo nk'umwana twareranywe ngo no nkujyana i Kigali. Angejeje i Kigali rero nawe nta buzima yanshakiye, ahubwo yahise anshyira mu rugo, arambwira tujye umfasha imirimo, akigira mu kazi, ngiye nkibera nk'umukozi wo mu rugo. Ariko kuba nk'umukozi wo mu rugo nkabona nta nyungu, ntahira kurya no kunywa gusa, nta mwambaro, ari ubwo buzima mbayemo. Hanyuma ngeze mu gusenga niho nagize abantu bagiye bandeba bakankunda, kuko ubu nanjye ndabyizeho neza ko ngiye amaraso yo gukundwa, bakankunda bakavuga turiya mwana, urabona ingano yanjye ukungana. N'igihe bajya bambona bakavuga nti ndi umwana kandi ubona ndi umuntu w'umugabo ufite umudamu ngana gutya. Bavuga ati uriya mwana rwose turamwikundiye, ubwo wambwanga urankunze, nanjye nkavuga nti rwose Imana iguha umugisha. Akahita mbaza rero imibereho, nkamubwira ko imibereho yanjye imeze sinyihishe, akambwira ati ca muri izi nzira bizagenda gutya. Niko rero ngenda nzamuka buhoro. Wakomeje kutubwira ngo ibanga no gusenga. Yego. Ariko mfite icyo nshaka kubaza. Yego. Ese kuri wowe gusenga ni iki? Ese kugira umuntu asubizwa kuri wowe asenga gute? Asenga amasengesho y'ubuhe bwoko? Hari abantu batubwira ngo kujya mu mazi, kurara mu ishyamba, kujya mu rusengero. Amasengesho wewe wasenze ni ubuhe bwoko? Muri amasengesho tuze abantu bajya batubwira basenga. Nasenze amasengesho menshi, nasenze uburyo bwinshi, nagiye mu mazi, nariyirije. Mbese niyo usenga ugerageza muri dukeya ufite, waba ufite nk'igihumbi, ukagerageza gufasha mugenzi wawe ubona uri hasi yawe. Buriya nabwo uba ukoze igikorwa gikora ku Mana, kuko Imana irayo kavuga ngo uriya muntu muri dukeya yakoze afiteho adukiranutsemo, bigatuma Imana ikora. Rero ntabwo negeze ngira akaboko ko guhisha muri dukeya nabonaga. Kandi gusenga byo narasengaga nkuko nabikubwiye. Buriya misozi ya Kanyaranda yizi, ibyumba mu mazi, ntaho ntageze nsenga ninginga Imana nyibwira ngo Imana wankuye mu buzima ndimo. Ariko Imana yacu irumva. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana yacu irumva, kuburyo Imana yumvaga gusenga. Muri bwo hano muri Bibiliya nubwo ntayikoresheje cyane, waye nta kibazo wayikoresha, nta kibazo. Harimo ijambo rijya rinyubaka kandi nkunda gufashisha na bagenzi banjye. Uwo mbonye uri mu muhirire muri Zaburi 119, kandi rebe riri muri Zaburi 119, ni ibice byaho 19 ku murongo wa 122. Haravuga ngo wigwatirize yuko uzagirira neza umugaragu wawe, abibone bo kumpata. Amen. Amen. Reka ndisubiremo. Haravuga ngo wigwatirize yuko uzagirira neza umugaragu wawe, abibone bo kumpata. Amen. Iri jambo mu bihe nari ngoye byaranyubatse cyane, kuko harimo ingingo ivuga ngo Imana yigwatirize. Haleluya. Imana igira ute? Yigwatirize. Nkabwira Imana ngo Mana ni wigwatirize ku buzima bwanjye, ni wigwatirize mu mibereho yanjye, ndarushye, mbayeho nabi, ariko Mana wigwatirize. Imana yumva gusenga kwanjye, kuko arigiye nabayeho mu buzima bwa nyuma yuko nkizwa, mba mu buzima bugoye, nkajya mbura naho ndara, ariko nkibaza ngo ubuzima buzagenda gute. Ariko bangiriye inama yo kujya mu bya Yesu. Ngeze mu bya Yesu rero nkavuga nti Imana ni wigwatirize. Imana irabyumva igira ute? Irigwatiriza. Ariko ubundi namwe amaso arabaha, Imana arigwatirije. Haleluya. Amen. Imana yagize ute? Yarigwatirije. Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane. Imana yigwatirize. Numva iryo jambo ryafasha abakunzi ba Victory House TV. Iri jambo ni Imana yigwatirize mu bibazo urimo, mu ntambara uri kurwana, Imana yigwatirize. Sifa kwa Mungu. Amen. Ndafashijwe cyane.
none izina ryawe watubwiye ko witwa Gapolice. yego Nabyiza navuze Gapolice, ese uri umupolisi? Ni agapolisi gato niyo mpamvu bakwise Gapolice. Nabyibajije uri umupolisi ubundi? oya ntabwo ndi None umupolisi. iryo zina Gapolice wasangiza abakunzi ba Victory House TV. Ubundi iryo zina rituruka kuki, ryavuye kuki? Iri zina Gapolice rero ryavuye mu bantu twabanaga, bandebaga mu buzima nari ndimo, bareba kuntu ngayitse, hanyuma bareba ari ku mirimo nkora bakabona nkora vuba vuba, bakavuga nti ukora nk'abapolisi sibye kutari umupolisi. Hanyuma baravuga ati rero wowe ntabwo twakwita umupolisi nubwo ufite courage nk'izabo, ahubwo turakwita Gapolice. Nibwo rero banyitaga Gapolice, ndabyakira rigenda rikura kujya abantu benshi ubu ngubu ushobora kubabwira Imana Manuel ntibamumenye ariko bavuga Gapolice. Ndakeka muri Kinyinya wahita umbona. Gapolice ubwo byatewe nuko wakoraga cyane nk'abapolisi. Aha, ubwo nyine ufite imbaraga uburyo gukora nk'abapolisi. Nkora na courage. Namanje kugira ngo na Gapolice k'Imana ari ibintu bajyaga bavuga kera, ari ukuntu abantu basengaga ngo umuntu yafite icyaha akamuca akamujugunya hanze. Nagize ngo Gapolice k'Imana nawe niho bahereye wafataga ngo oya nabyo ushatse wabishyira Gapolice k'Imana kuko ntacyo bitwaye, kuko n'ubundi Gapolice k'Imana kuko mvuga ibyayo. Mvuga ibyayo kuba rero Gapolice k'Imana nkaba mvuga ibyayo ntacyo bitwaye. Nkunda gusenga cyane. Bakunzi ba Victory House TV, najya ngo dukomeze tuganira. Hano hari umudamu wawe, yego ubundi nagiye mwibarize. Abantu benshi bakurikiye Victory House TV bashaka kubyibazaho, ubundi ni irihe banga wakoresheje? Ni gute utubwira urugendo rwawe mu gutereta cyangwa se mu kurambagiza? Yego ndashaka kudusangiza ni gute warambagije, mbese n'uruhe rugendo uze kutubwira n'ukuntu wageze kuri umufasha wawe. Yego kurambagiza rero byarangoye cyane, byarangoye kuko ubu mumbonye narabyibushye. Imana yakoze ibitangaza, ndabekeshere wanjye yakoze imirimo Imana yakoze ibitangaza. Nari mutoya akagakara karakeye kubera Imana, karakeye kubera Imana, nari muto cyane. Hanyuma najya kurambagiza umukobwa akambwa atari ko ndakubaza ubu ngubu nkujyanye iwacu bavuga ko ari umukwe nzanye, bavuga ko ari kinzanye. Ubwo nyine nkumva ko ampaye igisubizo. Narambagije abakobwa bagera mu 10 bakubenga bose, bambenga ni 9 uwa 10 n'uyu nguyu. Bari abakobwa 9 uwa 10 n'uyu. Hanyuma muri abo 9 rero hari umukobwa umwe wambabaje wa 5 narambagije, arambwira ngo umuntu umeze nk'agasimba sinamujyana iwacu, ntabwo namuhingutse iwacu niwe. Kubera iki? Kubera ubuzima nari ndimo, nari nkijijwe nsenga ariko ubuzima butarahinduka. Nibyo nababwiye ngo umuntu wese uri gusenga ukiri mu kigeragezo naguma asenge iby'Imana yavuganye nawe bizasora. Nakomeje gusenga rero ndarambagiza, igihe kiragira nza kubona uyu mukobwa, ndamubona ndamushima, ndavuga nakosa ko bambenze ari benshi, uyu nzamuhinguka he ariko nsenga Imana. Nuko ndagenda ndarivuka. Ngize akabazo gatoya ntaguciye mu ijambo. Yego uravuze ngo umugezo wasenze Imana, abo bakomeza ntago wasengaga Imana, wagendaga wiyoboye? Nasengaga Imana ariko Imana ikambwira ngo nzakugira neza bishoboka. Igisubizo cyanjye, igisubizo akaba ari uyu nguyu nkuko mwasanze twibereye mu mahoro. Ari sheri wanjye kurana, ariko sheri ari sheri wanjye twikundane. Abo yenda bari kujya bakarya n'ubuzima buciritse ndimo, bakavuga ati ntabwo twabwihanganira. Nabakubita nk'ubugari cyumweru bakavuga ati ntabwo ubugari twebwe twiberaga iwacu twirira ifiriti, ariko uyu wanjye urabona ko ikije cyose no kumbona gutya biramunyura. Ndabeshye ntibikunyurara. Hanyuma rero nzaka kumugeraho mubwira ijambo ringenza, nawe ntabwo yanyoroheye nubwo mumubona gutya. Yarambwiye nti ntabwo byakunda, ntabwo byakunda rwose. Mu isengesho nasenze ntabwo nasenze ko Imana izamuha umugabo mugufi yungana gutyo, ariko nkomeza gusenga Imana. Imana iramusanga, iramunyemerera, kandi nawe iramwemeza aranyemera. None ubu ngo turabana. Ndacyafite ikibazo. Yego utubwiye yuko ujya kurambagiza uyu mufasha wawe. Yego nawe yamanje kukwangira. Uragumye usenga Imana. Abandi ko bakwangiraga kuki utakomeza ngo usenga Imana? Byagenda wahita gucika intege. Ese byagufasha igihe kingahe kugira ngo ugere kuri uyu nguyu? Byamfasha igihe kirekire, nubwo uyu nguyu yampakaniye nta jambo ribi yageze ambwira.
urumva umuntu nimba akubwiye ngo ubu ngubu nguhingukije mu rugo bavuga ko ari umukuzana, nawe wareba ubuzima urimo uhita wigaye. Ariko uyu nguyu yarambwiye ngo ntabwo byashoboka, ambwiye ngo ntabwo byashoboka, mpita ko numva ko nta kibazo, buriya nkomeza kujya gusenga. Mu gusenga rero nagiye ahantu gusenga mu ishyamba, turi gusenga umuhanuzi ajya mu mwuka arambwira ngo wa musore wambaye ishati y'umweru ati umukobwa wasabye urukundo vuba aha ngaha akaguhakanira. Arambwira ngo Imana irambwiye ngo niwe mufasha wawe. Nahise ko mbyina ndavuga ngo Imana ihimbazwe, mpita numva rero ko Imana imunyemereye. Nahise ko nongera ndagenda njya kubimubwira, n'ubundi ntiyabyumva, ahubwo ndavuga nti Imana nimba ari wowe wavuganye nanjye uzamwemeze noneho. Ariko amaze gutandukana nanjye nawe hagiye hacaho abantu bakavuga turi umusore wo kwikuraho ntuzamwemere, bareba noneho ukuntu anyaze y'Imana imujyamo nayo imukoreramo, watangira kunkunda noneho atangira gusenga avuga ngo Imana imfashe uriya musore nzabane nawe yabaha amakuru arayafite. Abakunzi ba Victory House TV, turacyakomeje kuganira n'uyu muryango. Umutware w'uru rugo atubwiye uburyo yarambagijemo n'uburyo yageze kuri uyu mufasha we, ariko tubashaka no kuganira n'uyu mufasha we. Ubundi mada najya nawe twiganirire kugira ngo uyu musore umwemere. Ubundi wamuciye iki? Ndashaka kumanza ukansobanura ako kana. Ubundi wamuciye iki? Niki wamuciye? Atubwiye ko nta mafaranga yagiraga, bigaragara atubwiye ko atari na mwiza, yari n'inzahare mu magambo make nk'uko bitubwiye. Ubundi kugira ngo umwe wemere kumukunda bya byose hari benshi baguteretaga ko nturi umugore mubi. None byagenze bite? Wabyifashe mute kugira ngo ndumve ko byumva? Byarangoye kuko ngiye burya abakobwa iyo bari kurambagizwa bagenda bahitamo abantu bazabana, uba waratanze ibyifuzo. Mu kuneta kwe rwose numvaga ngiye mu bwanjye, hari n'igihe yigeze kuneta namubwira ati mu basore rwose nzigera mbana nabo navuganye nabo n'Imana ntago urimo. Hagenda hacaho iminsi iragenda kubera kujya gusenga cyane. Twari turi gusenga amasengesho ya korali y'iminsi 2, haza umukozi w'Imana bari batumiwe waturutse Kacyiru sinzamwibagirwa, aravuga ati hagira umuntu duterera korasi ubundi dusome ijambo ry'Imana. Arangije maguruka ndirimba korasi ivuga ngo imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana izibukwa. Iyo korasi ndayizamuka ndayiririmba cyane, ndayiririmba ko bakoze amasengesho y'iminsi 2, ngiye mfite amasengesho y'iminsi 3, umunsi wari uwa gatatu. Arangije arambwira atumva ngo ubwire muko ati ni wowe imirimo yawe igiye kwibukwa ahubwo urihanuriye. Arambwira ati umusore mugufiya ujya ukunda kukwisiritaho cyane aturira niwe muzabana. Ati nuramuka umwanze ngo ujye uvuga ngo warababaye wararize atuzarira amarira menshi arutayo warize uri umukobwa. Ati nuramuka umwanze. Ndagenda njya mu rugo ndavuga ati Imana yaravangiwe, njya gusengera ahandi hantu mu ba metodiste. Haciyemo iminsi ndasenga nandi kumwe n'umusore twari turi kumwe twakundanaga. Imana iravuga ngo uyu ntago ari we muzabana ahubwo hari uwundi naguteganyirije. Ndagenda ndategereza nanjye uyu nguyu nkabona asa nk'uwabivuyemo ahubwo wenda kuri njyewe. Numva urukundo rutangiye kuza. Urukundo rutangiye kuza iwacu mu rugo baramukundaga akimara kuhaza ko twari dusa nk'abaturanyi. Bakazajya bamukunda, akazajya aza abeshya mama ngakunda ibijumba. Noneho kandi ahangaha iwanjye ntago njya mbimutekera ngo abirye. Arambwira ati akunda ibijumba, twaza duteka ibijumba, mama akambwira ati hamagara wa musore aze yirira ibijumba, yambwiye ko akunda ibijumba. Akaza akajya ku bijumba, kumbi yari afite ikintu kimuzanye. Aciyemo iminsi ko ari kuza muri iyo minsi ngenda numva urukundo rutangiye kuza. Iwacu ntago ari kwe twari hano ruguru y'umurenge wa Kinyinya. Numva urukundo rutangiye kugenda ruza, aho kuza kwe nkabona nyenge nagakinyitaho. Nasenze Imana mwabantu mwe n'abantu badukurikiye, nasenze Imana abwire bati hindura umutima uramuntu nkunde. Muyomba akavuga turi mugabo wowe ubona azakugura umufuka w'umuceri agatereka mu nzu nk'abandi bagabo, ubona azakwambika igitenge ukagenda mu nzu rusa neza n'abandi bagore. Ndavuga tumva rero wa Mana we niba ko kuri yana wari umuntu wawe nanjye ukemera ko ari wowe wabivuze, ndashaka kuri muntu tuzabana ugakora imirimo n'ibitangaza, uwo muceri sinzawubure anyambike neza, reka mbabwiye nkunda kwambara.
nkunda kwambara cyane, mba numva ubuzima bwanjye nyine ari ukujya neza no kwiyambarira neza, ibindi bikazaza nyuma. Ubwo rero arajya nanabimfashamo akabinkorera kugira ngo ba bandi bavuze ngo nazakugaburira nazakwambika babone ko byose bijya bikunda iyo Imana yavuze. Uko byageza urukundo ruraza, byari ibyo ngibyo. murakoze cyane. Ariko utubwiye urukundo wamukunze ariko Imana ivuze, ese ukimubona bwa mbere akiza kukubaza izina bwa mbere wamubonye gute? Yaje mu isura imeze gute? Ese igihe wamubonye gute? Yewe ubundi natangiye mbabwira ngo njye numvaga mu buzima kuko numvaga nshaka umusore muremure, ugenda utanga nyine umuntu ushaka. Numvaga nshaka umusore muremure ariko aje aza ari mugufiya, ndamubwira ati rero mu basore twabana njyewe numvishije bahamanye n'umutima wanjye ntago byakunda, ishakira uwundi. Kuko njyewe nakundaga kwivugira n'ibintu bike cyane, nayo magambo namubwira agenda, ubwo we akomeza guhititiriza, nanjye Imana iransanga, twisanga twese turi mu rukundo. Urumva akimara kukubwira urukundo wowe waramuhakaniye, nyuma asa nk'ubivuyemo, asa nk'uwigendera, none usigara nawe ikibazo cy'uko atari kugukunda kandi wamukunze. Ese byaje kugenda gute kugira ngo muhuze urukundo, yongera agaruke mu rukundo, mbese muhuze? Byaje kugenda n'uruhe rugendo, byafashe urugendo rungana gute? Ese byagenze bite? Ubwo nyine bimajije kugenda gutyo, hashiyemo iminsi urukundo rutangiye kuza, njye kuko telefone zari zaraje nkagenda muhamagara muheza ama message, ahita abona we wenda ko njyewe nanjye urukundo rwaje, dutangira gukundana gutyo. Kuko twakundanye n'imyaka 3, tumaje gukundana imyaka 3 twatangiye umushinga w'uko. Urusa nk'aho wiyakira urukundo noneho bwa kabiri niwe warwisabiye? Ntabwo ari njye warwisabiye, gusa yaje kuza kunsanga, arongera arambwira ati wanyemerera. Twari tuvuye ku rusengero turi guca hano ku Kagugu, arambwira ati wanyemerera tukazabana mu bukene bwanjye, cyaba ari ikijumba kimwe, iryo jambo sinzagiye bagirwa, tukagisangira uko ubuzima bwanjye bwose ukabwihanganira, tukazabana. Ati njyewe ukazambera mama nanjye nkakubera papa, ati kandi numva ubuzima buzagenda neza. Ndamubwira ati nta kibazo, ndakwemereye. Murakoze cyane bakunzi ba Victory House TV, muri kumva ubuhamya bw'abantu, muri kumva ukuntu urukundo rwabo rumeze, muri kumva inzira rwanyuzemo. Komeza udukurikire, utibagirwa gukora subscribe, komeza udukurikire. Murakoze cyane. Ndashaka kugaruka ko Gapolice. Yego. Tubwiye ko Gapolice ari ryo zina rizwi cyane, niryo turakoresha muri kino kiganiro. Imana imwe turyihoreje. Ya kiganiro ryo banzeho hafi ya bose. Ndumva nazwi, Imana ishimwe. Ndashaka kubaza none uko wowe wahise ufata umukobwa, nyine umukobwa akigukunda? Yego. Urumva waramukunze urigendera, ubona ko yaguhakaniye. Akimara kuza wowe wabyakiye ute? Akimara kugaruka akubwiye ko wenda akwemerera kugukunda, wabyakiye gute? Amaze kumpakanira, njyewe ntabwo nagiye mwikuyemo burundu, ahubwo nagiye ngiye gusenga. Kuko nibuka ko umunsi umwe nagiye hejuru mu giti cy'umwembe njya gusengeramo, hari ninjoro ndi gusengeramo, mvuga nti Imana kuko wagiye umutima w'uriya mukobwa, ko wanyemereye ngo n'uwanjye. Kandi ubwo yampakaniraga, Imana yo yarangije kunyemerera ko ari uwanjye. Ndendiramo, ariko numva ijwi rimbwiriye muri icyo giti ngo nakubwiye ko ari uwawe. Ubwo rero amaze kubinyemerera, niho ushaka kumva. Amaze kubinyemerera, nabaye nk'ubonekewe kabiri. Numvishaho ibyishimo bidasanzwe, numva umunezero undenze, kuko nari mbonye umuntu nkunda. Nari mbonye umuntu nkunda kandi uzanyitaho ku buzima, mu buzima bwanjye bwose. Kubera ibi byishimo nagize cyane, nari mvuze nti uyu muntu kuko ari Imana imumpaye kandi nanjye nkaba mukunda, ubuzima bwanjye mfite azabwihanganira. Nibwo rero yaje ndamwakira, ntangira kumwibwira neza, mubwira ubushobozi bwanjye, ndavuga nti ejo utazambaza ngo iwanyu mu cyaro hari akarima. Ndavuga nti reka da, ndavuga nti dore akarima mfite n'ututunaye amaboko yanjye, icyo tuzabona, kizatwambika, icyo tuzarya nuko nzaba nakoresheje amaboko yanjye. Ndavuga nti ntabwo nize ngo nzajyana ishuri, nti nta maboko nzakoresha,
arambwira ngo ngewe, nibwo namubwiye ririya jambo rivuga ngo uzanyemerere naho cyaba ari ikijumba kimwe tugisangire, aranyemerera. muri make ubuzima bwawe cyangwa se imibereho yawe wayimubwira uko yamaze kwemera urukundo. Yego. Mbere ntabwo yari akuzi, ntabwo yari azi amateka yawe, ntiyari azi n'ubuhamya bwawe. Ntabwo yari abizi. Okay, murakoze cyane. None se mada, amaze kukubwira ubuzima bwe, wabwake wari witeze ko bwarakubwira? Ese ntiwari witeguye wenda ko afite udusambu wenda mu cyaro azagurisha akaza mukagura akazi Kigali, cyangwa se afite amashuri n'ubwo wenda ari inzahara wenda yaratinze kubona akazi, ubu ugiye kubwira ubuzima bwe wabyakiye gute? Ngewe navukiye ahantu hari ibintu byinshi, kandi mbona ko mu kubigira ibyo bintu biza kugenda tubireba, kubera mama wanjye yigeze kujya muri keredi, tujya mu buzima bwo hasi, nyuma nanone burongera buba bwiza. Numvaga ko iyo umuntu yakoze kandi yakoresheje ubwenge n'imbaraga, ikintu cyose ushatse nta kuntu utakigeraho. Narabyihanganiye, ndabyakira, ndavuga ati ubundi icyambere ni urukundo, ibindi byose biza nyuma y'urukundo. Murakoze cyane. Ngize ikibazo numva ashaka kubabaza. Mwakundanye mwebwe ubwanyu, ese imiryango yo yahise yakira icyo kintu cy'ukuntu mwabana? Urumva uyu muryango wa madamu wari wishoboye, ariko we ntacyo wari ufite, ibintu by'inkwano, ibyo bintu bahise babyakira? Barabyakiriye. Icyo nashaka, bahise babyakira, bashyigikira urukundo rwanyu, barabafasha, byaroroshye cyane. Burya iyo ukunda umusore iwanyu, ibyo babwiye byose barabyumva. Yego ntihaburaho amananiza, ariko iyo ukunda umusore ibyo babwiye byose barabyumva. Amafaranga yose burya umusore ajya kuza gukwa, we wabanjije kuvugana nawe amafaranga afite, ukagenda ukabibwira iwanyu mwabanjije kuvugana. Ubwo rero ntago rwose byigeze biba intambara cyane. Murakoze cyane. None se ndagira ngo use nk'ugira inama abakobwa b'iyi minsi. Usanga umukobwa afite target avuga ati nzashaka umusore umeze gutya, nzashaka umusore ufite n'amafaranga, wize ibi ngibi. Wabagiriye inama ugendeye ku byawe, ukubanya bwawe n'ukubanye n'umutware wawe, kandi atari kwabitekerezaga wenda wumva mu bigaragara wabonaga ko nta haterambere yapfa kugeraho bitewe n'ukuntu angana. Ese unihe nama wagira abakobwa b'iyi minsi bagifite imyumvire nk'iyo wari ufite mbere? Burya abantu benshi, abakobwa bo muri iyi minsi bumva ko icyambere ari amafaranga, basigaye bavuga ko urukundo ntarubaho. Ariko burya icyambere ni urukundo, kuko amafaranga arashira, kandi iyo mubanye mukundana ibintu byose mushaka mwabigeraho. Ntibakiziringe ku mafaranga cyane, kuko amafaranga iyo yageramo ukananirwa gusinzira ntunarye, kandi uyafite bajye bagerageza rwose. Niba ubunye umuhungu umukunda, wirebera ku butunzi, wireba ibyo afite, ahubwo wowe musange mwubaka ubuzima bwanyu, ibyo mushaka byose muzabigeraho. Hamwe no gusenga Imana, ibyo mushaka byose muzabigeraho. Ndararikira abakobwa bakurikiye Victory House TV, muri kubyumva neza. Nimba wari ufite igitekerezo cyo kuvuga ngo nzashaka umusore ufite amafaranga cyangwa umusore wize amashuri, urumva ko ntaho bihuriye. Icyambere n'urukundo, wamara gukunda ukanasenga, Imana ikabashyigikira. Ndakeka muri kubyumva abakunzi ba Victory House TV. None se Gapolice, ndakumva. wowe nihe nama wagira abasore b'iyi minsi? Urabona mu rukundo rwabo, ese mu nzira zo kurambagiza, nihe nama wabagira? Abasore bo muri iyi minsi inama nabagira, bareke kwishora mu byaha. Bareke kwishora mu byaha, ahubwo bafata umwanzuro muri bikeya bafite. Imana niyo ishyigikira abantu, kuko abasore bo muri iyi minsi nabo yumva nimba akundanye n'umukobwa, akumva ko bagobanza gukora ibyaha, ko ariho umukobwa mukunda. Ntabwo byari byiza, ahubwo inama nabagira, we nimba yakunze umukobwa, namwicaze baganire, barebe ibikenewe, babigeze ku babyeyi, ahasigaye bakore mu ikirori. Murakoze cyane. Nagiye noneho mbabaza kandi kabazo. Umudamu we turi kubona ibirafite, turana ibirufite, nawe ufite. Nagiye musangize abakunzi ba Victory House TV. Ese iyo muri kugenda mu nzira mugendana, ubyakira gute? Ntago uri jene bitewe n'ukuntu ubona ameze, feelinga gute mu yandi magambo? Buriya hari akantu Imana yajyaga imbwira,
irambwira ngo nzagusetsa kandi nsetse n'abantu benshi kubera igitangaza nzagukorera. Byonyine uko twicaye ni ubuhamya. Iyo turi kumwe mu nzira tugiye nta muntu watambuka hataturebye. Nta muntu watambuka hataturebye, nanjye nareba nkavuga niho ko iby'Imana yavuze birimo iri kubisoza. Urabona rero rwose Imana yakoze imirimo. Ibiro byarabindusha nawe urabibona, ashobora kuba nankubye, ngiye nshobora kuba mfite ufite nka bingahe mu mbaza, afite nka bingahe? Ufite ibiro bingahe? 94. Ngiye mfite ibiro 50. Umva ngiye gukuba kabiri. Kuko ndi kwibaza kuko tukinjira no muri urugo tukimara kumubona ntago abantu ntago bahise bemera ko ari umudamu we, twabonaga ari wenda uri nk'umwana we. Nta wundi muntu akubwira iki kintu. Ni benshi babimbwira, nkavuga ati ubuzikuru kumwe n'umudamu wawe, wagira ngo ni mama wawe ukaba umwana we. Ndavuga ntubundi bwo ngiyeweho mu buzima ndiho, nta data wacu ntimasenge uretse mama. Ubundi bwo uriya mudamu ambereye mushiki wanjye, ambereye mama, ambereye papa, mbese umwe ambereye byose kuko niwe umenyera ubuzima. Mama yibera mu cyaro, urumva ntamenya ubuzima ndiho, ariko uyu nguyu amenya ubuzima bwanjye uko bikeye. Ubwo urumva rero ko uyu mudamu wanjye ari byose. Abakunzi ba Victory House TV, uko tujya tugana n'abantu muri kugenda mwumva ahantu urukundo rwabo ruturuka, muri kugenda mwumva umuzi. Ari kutubwira ati niwe ni data, ni mama, ni data, byose niwe, ni byose bye. Mu yandi magambo muri kugenda mwumva ahantu urukundo rwabo ruturuka, kandi namwe mujye mucunga neza mwumve ko hari icyo mwakuramo kugira ngo namwe bibakire ingo zanyu. None se ngira nkubaze namwe, ubu ngubu iri kugenda n'uyu mutware wawe mugiye gusenga cyangwa se mutembera, ni gute wiyumvisha ko ari umugabo wawe urano mugendana? Nyine reba iyo foto, ubyumvisha gute, ubyakira gute? Mbese nka uhuye n'umukobwa murukana kera, aguhera kuri umukobwa ntazi ko washatse, kumubwira ngo uyu ni umugabo wawe, ubimubwira ubyishimo. Dusangiza abakunzi ba Victory House TV uko byakira cyangwa se kubivuga. Buriya rero umugabo wanjye ndamukunda kubera ko imyenda yose yambaye araberwa. Ni mugufiya, ni mutoya, ariko araberwa. Ntago ngira isoni zo kumupresenta ku nshuti cyangwa ku bantu bandi bari ku ruhande bashobora kumbaza ati twereke umutware, kubera ko nagateye isoni. Ubwo rero numva rwose ibyo ngibyo mbifiringa. Nta kintu bintwaye kuba ngendana nawe, kandi ikindi burya umuntu impamvu watanabyumva waranandusha n'imyaka myinshi. Niyo mpamvu nadashobora no kubitindaho cyane ngo wenda ngo bashobora kubona ngewe muruta cyangwa babikeka ukundi kuntu. Oya, kubera ko rero iyo yambaye nkambara tukagenda mu nzira ubona rwose ari terebye. Ari nka mutemeri wawe bashyize ku ngara bigahura neza. Murakoze cyane, murakoze cyane. Kindi twajya musangize abakunzi ba Victory House TV. Mwatubwiye mumaze gukizwa, mbere yo gukizwa umaze kujya mu gakize ko ntawe mwatubwiye mumese mumaze kubana. Nubuhe rugendo byahise bibe ibintu mubanye, ibintu uko mwabyifuzaga, ko wifuzaga urugo ko rwagenda niko byagenze, imigisha wifuzaga mu rugo niko yahise igenda, byahise biza uwo mwanya? Byagiye biza buhoro buhoro, na n'ubu hari ibyo tutari twageraho, ariko uko twatangiye tukibana ntabwo ariko tumeze ubu ngubu. Urabona tubasha kwishyura inzu y'abandi, ariko tukibana twabaga mu nzu umuntu yari yaraduhaye, biba ngombwa ko tuyivamo, ubu tubasha kwishyura inzu y'abandi. Ntabwo tubwirwa cyangwa ngo tuburare. Ndumva ibintu bigenda bihinduka, twiringiye ko Imana izadushoboza rero n'ibindi tukabigeraho. Ko bigaragara ko byenda kose, urabona ko urebye tayi mufite ntago rugo rusaba umunyu. N'abantu benshi batubona iyo bambonye bumva ko nta handi agafaranga kabarizwa ari kuri ngewe, ariko ni ukubera ko hakundi yakubwiye ko muri dukeya tubonye tumenya kutujera neza, tukamenya ko bagomba kurya, tukamenya ko tugomba kwambara, ariko nta bushobozi buhanitse cyane dufite, ntabwo bitewe n'akazi tuba dukora. Mwese mwa mufite akazi se? Nanjye mfite akazi nkora, n'umudamu nawe arakakora. Ngize ikibazo, iyo ujya gusaba akazi bwa mbere, urumva ko uko byagenda kose wasabye akazi ntabwo akituyemo, byagenze gute? Bakwakiye bate? Se babonye uzagashobora? Ngewe njya gusaba akazi ubwa mbere, nasanze abasore bagera kuri 3
bahagaze ahantu umuzungu aragiye gutanga akazi rwose barize bavugaga icyongereza. Hanyuma rero ngewe urabyumva nta cyongereza neze ngo ndi bubwire umuzungu uti nanjye mpakazi. Gusa narahagaze, afite umugore w'umunyarwandakazi arabitegereza aravuga ati isuri yakoba hari, aravuga ati nawe ari gushaka akazi. Nibwo yampamagaraga ngwino, ndagenda nyine mbwira umugore ko nanjye nshaka akazi, abwira babandi ngo nibagende wowe ujyemo hano ukore. Ubwo no kuvuga rero ni za mbaraga z'amasengesho bimwe Imana ibaravuze ngo nzakugira neza. Na n'ubu rero ako kazi ndacyakarimo kandi nkabashijweho n'ubundi no gusenga. Urumva gukora n'umuntu mutabasha kuvugana kandi ukaba uri mu kazi ke, ubwo urumva n'imbaraga z'Imana. ubwo ibanga kugeza n'uyu munsi ni ugusenga. Bakunzi ba Victory House TV, nkuko mubizi uru ni urubuga rw'ivugabutumwa, tugamije kubwira abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kugira ngo tuzabageze mu gihugu cyo mu ijuru. Tugamije kugira ngo umuntu w'imbere ari we bugingo akure. Abantu twasuye nubwo mwabonye gukene n'abavuga butumwa n'abakristo nkuko mwabyumvishe. Ndagiye ntangire kuno mu bimufasha watubwiye kuri umuririmbyi, ariko kandi nge amakuru nge ndi kujya numva batubwira kujya uvuga n'ubutumwa ngo nabyaye ngo byari nabyo ngo bijya bizamo. Nagira ngo ugire icyo usangiza rero abakunzi ba Victory House TV, yaba indirimbo iri kugufasha, yaba ijambo ry'Imana ryabafasha mu mibereho yabo muri bihe turimo bitoroshye bya coronavirus, ibintu bisa nk'ibyagiye bihagarara, ijambo iri kugufasha wafashisha abandi bantu, cyangwa se indirimbo nk'umuntu w'umuririmbyi wafashisha abandi bantu mbere uko tugana ku musozo. Hari ijambo ry'Imana rijya rimfasha muri Yesaya rivuga ngo nabaza ndagutabara ngo wereke ibikomeye utabasha kumenya. Iryo ni ijambo ngo nabaza ndagutabara. Ubwo nyine ujye mu bibazo byawe, mu ntambara zawe, mu ngorane zawe, ujye utabaza Imana izayigutabara. Hari indirimbo ijya imfasha Jehova Yire, nayiririmba yarimba ngo ubwo azaduhemba ingororano z'abihanganye n'ukuri zirahari. Turabizi mu nzira harimo ibiduca intege, amajwi menshi adusakuriza ngo ntituzagerayo. Satani akatwereka ibihanda by'abahiciye mu nzira, ariko amajya batsinze tuzambarayo. Ubwo azaduhemba ingororano z'abihanganye n'ukuri zirahari. Abantu bihanganye mukomere mushikame, icyo nzi ko ingororano zirahari ku muntu wese wihanganye. Amen, amen. Nkomeje kugenda mfashwa abantu mukurikiye Victory House TV, mwihangane nubwo bigoye, nubwo intambara zihari, nubwo n'ibihe turimo bitoroshye, ariko ingororano zirahari. Imana ishimwe cyane. Nawe watubwiye kuri umuvuga butumwa, atubwiye ko Kigali yose kuzi, sinzi n'ahanze ibyo byashaka kuba bakuzi. Ugiye kuganiza ku bakunzi ba Victory House TV ijambo ry'Imana mu minota mike, ubafashisha ijambo ry'Imana, ijambo rikuri ku mutima nabo ryabagira akamaro. Numva twatuguhaye umwanya, imbaraga n'amavuta. Urakoze cyane. Ntabwo njya kure y'ijambo nababwiye mu kanya kashize, nabasomeye muri Zaburi 19 119 ku murongo waho w'122. Iri jambo rijya rinyubaka kenshi cyane, naryo njya nkunda kwigisha abantu kuko riramfasha. Rijya rivuga ngo wigwatirize. Haleluya. Rivuga ngo Imana ni yigwatirize kuri buri muntu wese uzadutega uzatureba, uzumva ubuhamya bwacu, icyo namutura cyangwa ubuhanuzi namuha bw'aya masaha, namubwira ngo Imana yigwatirize ku buzima bwe. Mu bigerageza afite y'Imana yigwatirije, ibigeragezo birarangira. Ushobora kuba uri mu idene, Imana ikigwatiriza, idene rikishyurwa. Ushobora kuba ushonje, Imana ikigwatiriza ukabona ibyo kurya. Ushobora kuba wambaye ubusa, Imana ikigwatiriza ukabona kwambara. Ushobora kuba umva Imana yo mu ijuru yigwatirize ku buzima bwa buri muntu wese uzadukurikirana n'uzatureba. Haleluya. Kwigwatiriza, urebe nk'umuntu agiye kugukubita nk'ikintu, Imana ikazi igakingaho ikibaba bugi bayigwatirije. Sifa kwa Mungu. Ushobora kuba ufite inzu nk'ingi turimo, warafashe credit, bikaba igihe cyo kuba bazaho wajya kuri banki ukavuga ngo ngiye ntanzi inzu, ubutanzi ngwate, ariko nta yindi ngwate ufite uretse Yesu. Haleluya. Hanyuma rero
ndabinginga Imana ninginga Imana ngo ize yigwatirize mu buzima bwanyu. Imana yo nguje nibaho umugisha. Amen. Amen. Imana ibaho umugisha cyane. Yego. Twari twabagendera rero nka Victory House TV. Twabagendeye nk'uyu muryango. Ndakeka turi kugana ku musozo w'iki kiganiro. Bakunzi ba Victory House TV, nkuko twatangiye tubabwira, twari twasuye uyu muryango. Tugeze umwanya rero umusozo, twagira ngo dusabe nimba ari mu byo wavuze, nimba tugwe nk'umunota umwe, nimba ari ikintu wakongeraho wabwira abakunzi ba Victory House TV, nurangiza reka turamara tubwire madamu tumaye tumumwaye nk'amasegonda 50 agiye icyo arenza ku byo yavuze. Narangiza nawe ukoreshe umunota umwe. Ubu ni murangiza turaguha umwanya usenga Imana, usengera abantu bazumva iki kiganiro, usengera ni televiziyo yitwa Victory House TV. Uyisengera nimba ari byo wasaba Imana, ubisabira iyi televiziyo ndetse n'abazakurikira ikiganiro. Ni karibu. Yewe icyo navuga n'icyo nabwira abantu bazadukurikira, ibintu byose wakora, ibintu byose washaka kugeraho, ibyakunaniye icyambere ni ugusenga, ibintu byose bizakunda. Nibyo Mana gumugisha. Naje icyo nababwira abantu batega amatwi, icyo nabashishikariza no gusenga Imana kandi bagakora n'umurimo w'Imana. Hanyuma yusenze Imana iragutabara kandi ikakurengera. Yusenze Imana iragutabara kandi ikakurengera. Nabashishikariza kujya basenga Imana bagakora umurimo w'Imana. Wa munyamakuru wese sinzi nimba hari kandi nakongeraho kanje bwite kihariwe. Ubu ngubu mfite impano muri njyewe yo gukina njya mbona abantu bakina ari abapasiteri, mbese niyo mpano nyirimo imvamo muri njyewe. Waba wumva yazankenera ko twakina nawe ndahari. Murakoze cyane. Murakoze cyane bakunzi ba Victory House TV. Tugeze ku musazo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nkuko mwabyumvishe, uyu muryango banye mu rukundo, banye mu mahoro, mu munezero. Turabararikira kugira ngo namwe muhanire kugira ngo muzagere kuri ibi ngibi. Ibanga no gusenga, ibanga no kubaha Imana, ibanga no guca bugufi. Turagira ngo tubasabe rero, mwabyumvishe kandi ko uyu mutware ngo afite impano, uwamukenera yumva hari impano impano afite yayibyaza umusaruro, agiye gutanga nimero za telefone hano muri buzibona. Agiye gutanga, tugiye kumuha umwanya atange nimero za telefone, nanza gutanga nimero za telefone tugane ku musozi. Murakoze cyane. Nomero zanjye ni 0788 68 66 65. Reka nzisubiremo, ni 0788 68 66 65. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane. No watangiye wadusengera. Reka dusenge Imana. Mana turagushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro. Izina ryawe niryubahwe. Habayeho kugisoza rero, ndakwingize ngo ugumane natwe. Aba banyamakuru badusuye bagiye gufata urugendo, ugendane nabo kandi ubaho umugisha kubwo kwitanga bakagera mu rugo rwacu. Turagushimiye ko bagiriye neza kandi natwe ukatugira neza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze bakunzi ba Victory House TV. Nje mwari kumwe nawe nitwa Jeanne Paul dusingiza Imana. Ikinyamakuru mwacyumvishe televiziyo yanyu ni Victory House TV. Turabakunda. Ciao ciao.